Reka tubasuze kandi tubahe ikaze mwebwe mukurikirana University TV nkubwira ngo uyu munsi twaje kuza gutembera dura n'itsinda rikomeye cyane, itsinda ry'abasore tuza kuza kuganira byinshi bitandukanye ku muziki wabo. Mu Rwanda tumenyereye itsinda ry'umuhungu n'umuhungu cyangwa se abahungu gusa cyangwa se abakobwa gusa. Uyu munsi twaje kuza kubona itsinda ry'umusore n'umukobwa. Ntujye kure, uze kuza kureba uburyo bacuranga, uburyo bakora ibintu byabo neza, hanyuma uraza kuryoherwa ndabizi. Ba hafi mu kanya gato tuze kuza kuganira n'iryo tsinda. Tubaye ikaze kuri University TV, mwatangira mwibwira abakurikiye University TV bakamenya abantu turi kumwe uyu munsi. Ni murebe urukundo Imana yadukunze, ni murebe iby'Imana idukorera ngo birabagahebuzo. Ninde muri twe wakwemera gutanga umwana we ngo babazwe? Ninde wakwihanganira ibyaha akagira imbabazi? Nta wundi wabikora, niyo mpamvu nkwemera uri Imana. Nta wundi wabikora, niyo mpamvu nkwemera uri Imana. Thank you. Ibintu byiza cyane rero. Hano muri abantu batunguranye, nkurikije ukuntu ngiye mbyumvishe, mbabwiye gutangira mutwibwira, muza guhita mudushyira akaririmbo keza cyane. Numvishemo amagambo ashobora kuba ari indirimbo ihimbaza Imana niba ndimo gukeka cyangwa ari byo. Hanyuma reka tuze guhera kuri uruhande n'ubundi ngo ladies first n'ubundi tuza kubigenza. Watangira utwibwire. Twabibwiye urebye, turabaririmbyi, turi itsinda ry'abaririmbyi, turirimba indirimbo z'Imana, tubarizwa muri Kiliziya Gatolika. Njye nitwa Salome. Nanjye nitwa Roberto. Noneho muri rusange dukora nk'itsinda ryitwa Salome and Roberto. Niyo mazina dukoresha ubuhanzi kuri social media zose dukoresha, niko twitwa, yaba Instagram yaba YouTube, niko twitwa. Okay, nanjye nkaba nitwa Mr J. Twaba turi kumwe uyu munsi, nkaba naturutse muri University TV, nkaba nabagezeho muri tsinda ridasanzwe. Mu Rwanda tuzi amatsinda menshi agiye atandukanye, ariko cyane cyane dukunda kubona amatsinda y'abahungu gusa, amatsinda y'abakobwa gusa. Kubona itsinda ry'umuhungu n'umukobwa ni ibintu bidasanzwe, ariko uyu munsi tuje kuza kubageraho, ndetse dusanga munaririmba indirimbo zihimbaza Imana. Mwatangira mutubwira ukuntu mwaje guhura, icyo kintu mwakigize gute kugira ngo muze gukora iryo tsinda rikomeye nka gutyo, ndetse munaririmba indirimbo zihimbaza Imana? Ya murakoze. Murakoze cyane, ikibazo cyiza. Wenda mpereye ukuntu twahuye, urabizi Kiliziya Gatolika, aho ugeze hose ushobora gusenga ukagira, twahuriye muri Kiliziya duhurira mu misa, duhurira twese dukora indirimbo, ariko buri wese akora ukwe ku giti cye. Noneho turavuga tutari kuduhuje imbaraga ntabwo twakora ibintu byiza kandi tugatambutsa message muri rusange. Ubundi rero turavuga tuti ni byiza, ntabwo byaba bisabye guhuza imbaraga tugakora nk'itsinda, maze tugakomeza gutanga umusanzu wacu yaba mu ndirimbo zihimbaza Imana kandi zifite na message igiye ikihindura muri societe. Turavuga tuti reka dukore rero, nubwo wenda atari ibya buri hantu hose ushobora gusanga umuhungu n'umukobwa bakorana nk'itsinda, ariko twe turavuga ati nako nagashya tugiye kuzana muri muzika, wenda bikazafasha kugira ngo n'abandi bafite icyo kintu babe babishobora bakabitinyuka bakabikora. Good, ngiye mwanshimishije cyane ku buryo budasanzwe, kuko ngiye nifuje kuza kubasura, numvise itsinda ry'umuhungu n'umukobwa, numva hari ukuntu ibintu bimeze, numva nifuje kubageraho. Mumaze kugira indirimbo zingahe niba atari banga? Ya murakoze. Tumaze kugira indirimbo 3, harimo 2 za audio n'imwe ifite amashusho, ariko ntekereza ko ari izindi wakoze mbere. Twavuze ati ntabwo duhura, buri wese yakora gukwe. Hari izo mfite zirimbwa mu Kiliziya nahimbye ku giti cyanjye, ariko yego ntago tumaze igihe kinini tubaye itsinda,
kuririmba byo twabitangiye kera tukiri abana twese buri wese ku giti cye ariko kuva twamara kubitsinda dufite indirimbo 3 nizo zacu za groupe izindi ziri ku ruhande buri wese afite izo dufite twebwe ni 3 mu gihe gito cyacu tumaze dutangiye dufite indirimbo 3. Okay. Mufite gahunda yo gukomeza mugakora izindi ndirimbo mukaba mwakora album nkuko nandi matsinda ajya bigenza cyangwa se wenda mushobora kuba munagarukiye aho ngaho sinzi ndibaza mufite abakunzi benshi niba ntibeshye. Bo abakunzi bo bagenda baza kandi ntago tuje gushyira hanze nkeya ngo tujye turekera aho ngaho. Dufite gahunda ndende niyo album mu gihe runaka dushobora kuzayikora kuko turacyahimba tumaze gushyira hanze 3 urumva hari ebyiri zifite amajwi gusa n'imwe ifite amashusho urumva ni urugendo rurerure tuzajya dukomeza tuzakora n'izindi urumva twatangiye mu kwa 2 niba ntibeshye turi mu kwa 5 hashize amezi 3 urumva tumaze gukora indirimbo 3 mu mezi 3 urumva tuzajya dukomeze dukore urumva tuzakira. Okay, byiza cyane. So nkurikije ukuntu ndimo kubyumva mufite umuhate mufite ubushake murimo muranakora cyane izo ndirimbo zanyu wenda reka tubanze tunamenye izo ndirimbo zanyu buziri kuboneka hehe cyangwa se umuntu uzishaka arimo kuzisanga ibyo nabyo ni ingenzi kuko hari abakunzi banyu cyangwa se bari buze no kuba abakunzi banyu mu kanya bazibona gute bashobora kuzibona hehe. Indirimbo zacu ziboneka kuri YouTube dufite YouTube channel yitwa Salome de Roberto ya mazina yacu nyine twababwiye ahantu hose niho dukoresha kuri YouTube dufiteho channel indirimbo zose ziriho umuntu yajyaho kandika Salome de Roberto hanyuma dufite na Instagram ya sibyo dufite na Instagram nayo niko yitwa nayo ni Salome de Roberto nayo hose wajyaho watubona n'indirimbo zose kazisangaho. Hari n'izo twashyize mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye nko Isango Star ziratambuka mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye cyane cyane amaradiyo kuri Radio Maria ku Isango kuri Patrice zigeze hati ariko nyine aho ushaka kuhita uyibona bikoroheye ni kuri YouTube niho borohera guhita bayibona. Okay, nukuvuga ngo indirimbo zanyu byanga bikunda ni gospel kuko numvisha ukuntu harimo akantu ko gusara nubabyita ngo ikintu gusaraza no gusaraza voilà nibyo ngibyo ntabwo ngenda umuhanzi yomba ndimo kugenda ngira ngo numve nanjye mugende munyigisha ejo nshobora nanjye guhanga ugasanga ndimo kuririmba numvishemo hari ukuntu mumanuka amajwi mukazamuka wenda banura nicurangira muba murimo gucuranga gitari no kuvuga ngo ni ibintu rusanzwe zina mbere yo kwinjira mu muziki nkuko twayatangiye bikubwira twatangiye kurimba tukiri abana batoya pe kuko kanjye natangiye umunsi nagiye kwiga no umunsi natangiye kwiga ibintu byo kuririmba numva binshimishije nkumva nabikora urumva kuva nkiri umwana nakuriye muri uwo mujyo kumva ko ngomba kuririmba mu rugo rw'abakristu basenga ngenda ntyo n'uyu nguyu ndumva ariko bimeze twagiye tuba mu matsinda y'abana bakunda ibintu byo kuririmba tukagira n'amahirwe yo kugera aho tugira bakabitwigisha dushimira na kiliziya by'umwihariko umubyeyi wacu watureze niho impano ituruka niba atari ibanga mushobora kuba wenda mwaratangiye muhe mwaka kujya muri studio nibyo mvuga gukora indirimbo ya mbere yaba we uwatangiye muri studio bwa mbere kugira ngo agere mavuga ati indirimbo nyikoze bwa mbere nyishyiza ahagaragara byatangiye byari nko muhe mwaka niba ubyibuka neza. Ngewe byari byaniryanira nabanje kujya njya muri studio nkaririmba iz'abandi afasha nk'umuntu nyine wenda umuntu ukeneye kuririmba urabizi ko hari abantu bandika indirimbo nziza cyangwa bakeneye ugakenera umuntu umufasha njye natangiye nkora muri ubwo buryo nta numva ntanabyibuka igihe naba narabikoze ariko igihe nagiye mvuga ngo ngiye gukora ino ndirimbo iraba ari iyanjye irasohoka yitwa yanjye ndumva ari muri hashize imyaka 2 ni muri 2018 nibwo nakoze indirimbo yanjye ngiye nyine ku giti cyanjye nkayikora n'amashusho 2017. Okay, we wabubyibuka nawe ukatubwira? Jewe ntabwo najyaga nandika indirimbo
zikawenda nka korali ikayifata ikaba yayiririmba ikaba yayisohora cyangwa se ikaba yaririmba mu kiliziya igasohoka ikajya hanze cyangwa se bakaziririmba mu bitaramo ariko bakunda ibitaramo abantu bakristo gatolika barabizi indirimbo ushobora kwandika indirimbo igakoreshwa mu gitaramo runaka nyine mu buryo nakoragamo naho nize secondaire najyaga mbikora ariko kuba nakinjira studio aho ntago nabikoze kera nabikoze ntangiye gukorana n'uyu muvandimwe ni mu kwezi kwa kabiri kuri mwaka. Mu buzima busanzwe twese tuba mu bintu byinshi bigiye bitandukanye ariko yaba muzika yaba n'ibindi bigiye bitandukanye tuba tubirimo ariko dushaka kugira ngo tuzanabonemo akantu mvuga ngira ngo murakumva mwebwe muteganya iki muri muzika yanyu muba mwumva ari iki kindi zabageza cyangwa se muyiteganya iki mu myaka iri imbere kugira ngo mwinjiremo neza niki cyatumye mwinjiramo mukumva murimo neza? Mu by'ukuri ntago muzika yacu icyo tugamije cyane ari ako kantu gusa sibye ko nako kaje ntago umuntu yagasubiza inyuma ariko icy'ingenzi twe ikintu tugamije hari ukuntu hari icyifuzo dufite turashaka gushyira hanze mbese turashaka kwereka abandi bantu cyane cyane bo mu yandi madini ko n'abantu bo muri kiliziya gatolika bashobora kuririmba ubundi wajyaga wumva gospel ukumva yuko ari indirimbo z'abagatolika hakaba na gospel ku ruhande abantu benshi niko babizi kuko ntago ibintu bimenyerewe akenshi indirimbo zacu bazi ko ari za zindi zo mu kiliziya ngo zigenda gake ngo zisinziriza abantu ibintu nk'ibyo ngibyo usanga niba iyo umuntu avuze gospel abantu bose bumva za ndirimbo z'abarokore zo kubyina zimwe ziba ku mateleviziyo ku maradiyo hakabaho ngo n'indirimbo z'abakatolika no natwe tugira indirimbo nziza tugira message nziza natwe turirimbira Imana nk'abandi turashaka kwereka abanyarwanda ko ibyo bintu bihari icyo nicyo kintu cya mbere dufite message dushaka guha abantu dushaka kuririmbira abandi bantu kubereka ibyiza natwe dufite nicyo kintu cya mbere dufite muri gahunda zacu hanyuma nibamara kubibona wenda ntago mbizi birashoboka niba nako kantu kajya kabamo wenda kazaza ariko mu by'ukuri ntago ariyo misiyo yacu. Mwunganiye urabona bamungani nkuko icyo kibazo batubajije ni ikibazo cyiza turashora kugira ngo indirimbo isohoke audio n'amafaranga video n'amafaranga ibyo byose rero kubikora ni ibintu ukora ukunze kandi uvuga ati inyungu ya mbere ngiye kuzabonamo ni kuzabona hari message natanze muri societe ikagera aho kuri muntu ikagenda aho imugeze rero nkuko yabivuze muzika yacu ni muzika nziza kandi ishobora gufasha abantu ahubwo ababikunze bashobora kugira bate bashobora kudufasha nitwumve ikimani dushakaho nidutega amatwi ikimani tubwira irashaka ko tuba abana bayo byuzuye nituyumvire tuyubahe nituyumvire tuyubahe. Simbigaruka ibintu byanyu ni byiza nta nubwo ndibuze kuza kubitindaho kuko ku muntu byumva arabyumva neza uburyo bigenda bisoundinga fresh mu matwi ukuntu ibintu bimeze ni neza cyane hanyuma ikintu nibaza kugeza uyu mwanya murakora ibintu byiza ariko se agafaranga kavaye ko kubikora icyo kintu mushaka kutubwira kuko nta bintu bitabamo gushora byanga bikunda mukora mwashoye ubwo bushobozi mubukura he? Ibintu dukora byo bisaba amafaranga byo ntago ari ibanga kuri codinga no kwishyura video byose ingendo zo kujyayo ariko ntago biba byoroshye ariko umuntu ukorera Imana ubundi iyo uri kuririmba uri gutanga message ufite ibintu byiza muri wowe ushaka guha abantu ntago ushobora kubura uko bigenza ngiye niko mbyizera kandi nako bigenda ntago kugeza uyu munsi ntago twategura indirimbo ngo tuyibike byatunaniye kugira ntago turi abakire cyane ntabwo turi n'abakire turi abantu basanzwe turi abanyeshuri twese ariko tujya kubona tukabona indirimbo irabonetse hari abantu badushyigikiye ukajya kumva nk'umuntu arakubwiye ati ikora ngiye ngiyi nzayishyura cyangwa se natwe twaba dufite
argent de poche nubwo iba atari nyinshi turagerageza nyine mu bushobozi bukeya bwacu dufite no mu nshuti zacu tukabona bivuyemo tukabona birakunze reka mpite mboneraho no gushimira abantu bose batwitayeho muri iyi minsi ndashimira producer wacu yitwa Emmy akorera muri studio yitwa Universal Record yitiranwa namwe wenda kwitiranwa ndamushimira cyane kuko ari ajya nshyiriramo babyita ya mvugo y'ubu ngubu ngo ni imiyaga ari ukuntu ajya nshyiriramo imiyaga bikagenda neza nawe ndamushimira cyane n'abandi bose famiye yanjye abantu bose bamfasha abantu bose badufasha kugira ngo ibintu byacu bigende neza ni ukuri Imana ibahe umugisha pe muri abantu b'abagabo nibyo kuvuga ntabwo bakubeshye twese turi abanyeshuri twiga muri za kaminuza urumva abanyeshuri biga muri kaminuza bagira amabezo menshi cyane hari igihe biba bigoye usanga biba bitoroshye ariko nyine iyo watanze message abantu barabikunda bakavuga bati rwose mukomereze aho ngaho aho hose burya amafaranga ya mbere ava mu bantu Okay, reka rero tubashimire cyane ndetse mwebwe mwadukurikiranye kuri kino kiganiro nkubwira ngo n'ubutaha uzabane natwe ndetse iri tsinda tuzagaruka kongera kurisura mvuga ngo nibagire gukora subscribe hariya hasi hatukura hanyuma no gukora share n'abandi bakabona baririmbyi bafite itsinda ryiza cyane reka nkubwire ngo rero nakagaruka bye bye